Mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse basize Allen yararimo abaza Hirwa ndetse na Dan niba bamwemerera akababera mushiki wabo, gusa aho baje kubyemera ngo ntibigeze babyemera. Nyemerere inkuru yacu tuyihere kuri aba ngaba bombi batatu. Dan araseka cyane, agaseka akabwira Allen, ati Allen uri umutesi pe, uri umutesi. Ninde wo kubeshya ko umuntu ugufata nka girlfriend, nk'umuntu ukubonamo umugore wiwe w'ahazaza yakwihanganira kuko ubona umeze nka mushiki we koko? Umuntu ashobora kubeshya ngo ahari yabikora, ya pretendinga pe. Buriya amarangamutima ya nyayo ntabwo ajya apfa gupfa. Ashobora kwirengagizwa, umuntu akaba yatera umugongo kugira ngo atayitayeho, ariko mu kuri hari amarangamutima atajya apfa gupfa, hari amarangamutima umuntu atakwirengagiza. Bwira ukuntu njyewe Dan nzajya nkureba nkakubonamo mushiki wanjye, kandi mu mboni zanjye n'ubusanzwe nkureba nkakubonamo nk'umugore wanjye. Numva nifuje ko wambera mama w'abana banjye. Umva ibyo bintu bishoboka? Hari ibintu bidashoboka nshuti yanjye. Bwira ukuntu Hirwa wagukunze iyi myaka yose akagutegereza, yaranze gushaka, ahora afite icyizere cy'uko azakubona. Abakobwa bo muri iriya tawuni batamworoheye, nagiye ndeba uburyo bamwikubaho bande, ariko wowe buriya ntabyo wabonye. Ntiwabonye n'abo bakorana ko nabo baba bamwikubaho, ariko akabima time ye. Uzi impamvu? It's because of you. Uyu musore aragukunda, reka mbasi njye nirengagiza urwo mukunda, ariko funga umwuka uhitemo, kandi uhitemo ibyo utazicuza. Ndabizi neza ko udukunda twembi, ariko nubwo dukunda twembi harimo gukunda cyane kurenza kurusha undi. Urashaka gukunda abantu babiri icyarimwe, ushaka kubura umusore akunda abakobwa babiri icyarimwe, ariko ntibazakubeshye bombi ntabwo bakunda kuri level imwe. Kimwe nuko umukobwa ashaka gukunda abasore babiri, ariko bombi ntabwo bakunda kuri level imwe. Haba harimo umwe umutima wawe uhora utera utekereza, waba unaryamye ukumva niba uri gutekereza, ariko wakwibuka ko hari n'undi ukumva nawe ntushaka akababara, ariko nanone umutima wawe uri ku muntu umwe. Allen ndakubeshyera, twembi nubwo dukunda ariko harimo ukunda kurusha. Tamore biramucanga, agasubiza Dan avuga ati Dan nibyo koko pe, mwembi ntabwo mbakunda ku kigero kingana, kandi nibyo koko nta nubwo mbatekereza bingana. Hari uwo ntekereza cyane, hari uwo numva nkunda cyane, ariko mwembi ndabakunda kandi sinshaka ko wabona mubabaye. Mbabarire ntabwo ngusuzuguye, ariko ntabwo mfite guhitamo. Ese Dan, wowe uri njyewe wakora iki? Ibaze wisanze muri situation nk'iyi ndimo, usanga ufite abakobwa babiri bagukunda, wakora iki? Dan ati njye nahitamo. Allen ati okay,
buriya niyo mpamvu bavuze ngo umubazi w'imitima ntiyayiringanije, kandi buriya niyo mpamvu bavuze ngo haba abanyantege nke hakaba n'abanyembaraga. Bavuga ko hari abantu bagira imitima yoroshye hakaba n'abagira ikomeye. Rero njyewe ndi mu cyiciro kimwe muri ibyo byiciro byose. Uwo hari wabona imbaraga zibikora, kumva ko nuhitamo undi yababaye ntacyo bikubwira, ariko uwo ntabwo ari we njyewe. Uzi ikintu mama yantoje? Kwanza reka mbanze ngaruke ku byo data yakundaga kutubwira tukiri bato. Data wanjye atarapfa yagakunda kutubwira ngo bana banjye, uzagire neza wigendere, neza uzayisanga imbere, uzakunde bose ntacyo ugendeyeho, kandi n'uwakugiriye nabi nubona akeneye ubufasha bwawe uzabumuhe. Arambwira ngo sinanjye gusa n'abavandimwe banjye, yajyaga atubwira ngo ntuzigere unyuraho umuntu ku nzira, ukomeze wigendere utamenya impamvu ari aho ngaho, ntabura ngo ube wagira icyo umufasha. Arongera arambwira ngo urukundo si imikino, ariko ni nk'aho ari njye yabwiraga ko ni njye wari mukobwa. Sinzigere nkina n'amarangamutima y'umuntu. Arambwira ngo sinzigere nkina n'umutima w'umuntu. Icyo gihe yambwiye ijambo rimwe, arambwira ngo ese umuntu aramutse avuze ngo kuki dutinya gukina n'ibirahure ngo bitameneka, ariko ntidutinye gukina n'amarangamutima nangwa n'umutima w'umuntu. Kandi ibyo ari ibintu bishobora kongera kuguruka, ariko umutima w'umuntu kabone niyo yakiyakira ntibikuraho kuba waramuteye igikomere, ntibabikuraho kuba waramubabaje, ntibabikuraho uburibwe wamuteye mu mutima. Arambwira ngo mwana wanjye nubona ukunda uzamukunde, ariko nuba ubona uzamubabaza uzamutesha igihe. Arambwira ngo kandi uzakunde ntacyo ugendeyeho, uzakunde umuntu kuko ubona ko ushobora kugira na future nziza. Arambwira ngo urukundo rwa nyarwo ntacyo rureba, ukunda rutitaye, kandi bwo urwarwo rwishakira inzira. Arongera arambwira ngo mwana wanjye ntuzatume hari umuntu urira amarira biguturutseho, uzabe inyangamugayo kandi uzabe icyitegererezo. Arongera arambwira ngo mwana wanjye uracyari mutoya, ariko reka mbikubwire ntawamenya, nugira ihirwe ukabona umugabo akagukunda, uzamwubaha umucire bugufi, uzamubera umugore w'umugisha, uzubahe ko yaguhisemo mu magana y'abakobwa batuye iyi si. Mwana wanjye uzirinde kwishyira hejuru, uzirinde kuba umwibone, kuko ibyo byose bibanziriza kugwa. None se Dan, ninde wo kubabaza imitima nangwa se umutima w'umuntu wankunze? Ese ubwo sinaba ndenze ku mpanuro data yampaye? Yansabye kuzaba inyangamugayo, ndirinda kuba inkundamugayo, ngomba kuba intwari. Irinda gutenguha data, mwembi murankunda pe, ariko ntabwo ngomba guhitamo kuko sinshaka kumubabara. Arahera akahaguruka ajya kugenda, ubwo ahera akamufata, ntabwo atari gusa ugiye ute? Reka mbanze ngira icyo nkubwira.
honestly ngiye ntabwo mfata nka mushiki wanjye. Wowe ntabwo uri na usigera uba na mushiki wanjye, wowe uri umugore wanjye. Ati noneho karabara, yenda umugore wawe uze byanditse. Ugaterega naho umutima wawe uze kuri. Ndabizi ko ari njye urukundo rwawe rwa mbere. Ndanabizi amajoro wagiye urarurira kubera njyewe. Ndanabizi uhoraga wibaza impamvu ndakubwiye ariya magambo. Ndabizi ko naguhemukiye, ndabizi ko nanakubabaje, ariko reka ngire ikintu mubwira. Impamvu nafashe uriya mwanzuro se, byose nabikoze ngira ngo nkurinde. Nari mfite ubwoba bwa mama wanjye. Numvaga nashaka uko bunurira nangwa se ubabara. Numvaga nashaka uko ubona urimo wicuza ibintu byinshi, wenda mama yagutoteje yakubwiye nabi. Nari mfite ubwoba ko mama atazigera yakira urukundo rwanjye nawe. Uzi ikintu cyambabaje nyuma yaho se? Mama wanjye nabimubwiye nsa naho mvugira mu migani, sinerura, ariko nsanga ntacyo byari kumutwara. Uzi umubabaro nagize se? Izo nshuro nagushatse se? Izo nshuro nagiye nkumpuza namba yawe ariko ikanga se? Ntabwo nzi icy'ejo hazaza haduhishe. Nanjye ubwanjye mba numva mfite amatsiko. Ariko uri umugore w'inzozi zanjye. Atari ko muri kunshana. Uragira ngo nsare? Uragira ngo niruke? Nababwiye mwembi ntabwo twakundana, mwembi ntabwo nabakunda. Hirwa, nsaba ikintu gikomeye kandi numva kidashoboka. Ati nta kidashoboka mukundwa. Nahera akavuga ati ariko reka mborohereze. Njye na Hirwa twaraganiriye. Nibyo pe twembi turagukunda. Ikindi nk'uko wabivuze, buri wese akurura yishyira. Nanjye numvaga umbereye umugore byaba ari iby'umugisha. Buriya nubwo nijijishije nkavuga ngo uburyo ngo nagukunze, nkavuga ko inkuru yawe y'urukundo na Hirwa nyizi, twakuganiriyeho na mbere. Hirwa n'urukundo rwawe rwa mbere, kandi waramukundaga pe, waramukundaga ndetse cyane, kandi nawe nuko. So none ndinde wo kwitambika urukundo rwa nyarwo kandi rw'ukuri. Ibi bishobora bakeya. Ndetse cyane umusore ushaka kuva ku izima akarekura umukobwa yakunze kandi yabonaga ashaka kumubera uw'umugisha, gusa akaba yamubera umugore mwiza. Ariko ntabwo nshaka kwikunda. Ndakwinginze uzaba umugore mwiza kuri Hirwa. Ndakwinginze ntuzigere ubabaza Hirwa, uzaba umukazana w'umugisha muri ruriya rugo. Narebye uburyo uriya muryango kwitaho, reba uburyo ugukunda, nabiri too much. Mbona nta hantu namenera, mbona ko ibyo nakora byose n'ubundi niyo wambera umugore
mutwe wawe hazahora muri uwo muryango. Urebye uburyo ubanye n'umugore wa Robert, reba uburyo Mira kwitaho, reba uburyo nyoko bukwe, reka mwite nyoko bukwe yaraguhangayikiye, reba uburyo muramu wawe yaraguhangayikiye, reba uburyo sobukwe yari ameze. Hari ikintu byubatse muri njyewe. Alain urakunzwe, umuryango uragukunda, ndakwinginze uzababere umugisha. Kandi nawe Hirwa uzambabarire ntuzababaze Alain, umubabaza n'inzu uzamubabaje. Uzambabarire umubere umugabo mwiza, uzamukunde umukundwakazi we, uzamuhe urukundo atigeze abona uhereye mu buto bwe, uzamubere data, umubere mama. Urabizi ko abo bose nta n'umwe afite, ni imfubyi. Hirwa ati yewe kubita imfubyi wiyibwiriza kurira. Urabizi mbikubwira kenshi ko mukunda, urabizi neza azaba wishimye kandi azaba anezerewe. Biramurenga akanarira akavuga ati ni ibiki munkoreye. Mwarabibonaga ko ntazigera nshobora guhitamo. Urakoze cyane, wibare cyane pe. Nibyo Hirwa ndamukunda nk'umusazi, niwe rukundo rwanjye rwa mbere. Ariko nawe ndagushimye, utaza kumva iruhande, nabura ngo unyibagize ko nakundaga Hirwa, nibura ngo uhugireho, mbone keya zawe, mbone ko nabura mfite umuntu nkunda nari gusaba. Nibaza ko nubwo nari ndwaje mama, natekerezaga kuri Hirwa neza ukabona ndarize. Nakundaga kumbaza ngo mfite ikihe kibazo, ariko nkamuhisha. Hirwa wibare ko utankuraho amaboko, wibare kungarukira, wibare kuza mu buzima bwawe, wibare kunkunda, wibare kumpa agaciro. Nongeraga kukubona bwa mbere mfite ubwoba ko naguhombye. Naravugaga ntahari ngiye gusanga yaranashatse. Uribuka bwa mbere umbwira ko unkunda nkaguhura, numvaga buriya naguhobera, numvaga nakubwira ko nanjye ngigukunda, ariko nari nyikurakariye. Numvaga ngufitiye umujinya, ariko nanone uvanze n'urukundo. Uko nakurebaga numvaga nagusimbukira nkaguhobera, nakubwira uburyo ngukunda, nakubwira uburyo nari ngukumbuye. Ariko kubera situation nari ndimo yari nkomereye, none nareba ukuntu bariya banasi babaga nyine bakuri hafi. Harimo umwe narebaga kureba ukuntu bacitse intege, ababara ariko babyigumanira. Hirwa ko ahobera Alain akavuga ati babe ntukarire ukababare, uwawe nawe mumpanganiyeho, ntumuzigera mumpanganiraho. Ndabizi neza uwo wabonye n'ikibazo yigutera ubwoba. Alain reka ngire ikintu mubwira, wenda Dani we narabimubwiye. Nza kuba ndi umusore uva ku izima,
kandi nararongoye icyozi wa mukobwa arankunda pe ariko nawe namubwije ukuri arabizi arambwira nifite umuntu nkunda reka nzabanze mushakisha nimubura burundu nzagukunda iyo nza kuba nduhubuka nangwa se agacira amarangamutima n'urukundo ngufitiye aririmba narashatse ndeba iyi myaka yose ariko maze mama yarandambiwe yirwa ntuka muzeyi we ndataha akambwira ati kiya kirumbo kiratashye mama we yageze nahambwira ati ndamutse mpfuye uzigera unziga arena ati ngwiki ati ye nuko bimeze ubwo bazi ibaze ko mama ajya mwira ngo ese nzakuvuza ufite ikibazo urwaye intinyi utarungwa buri gihe iyo hari n'igihe cyageze numva nava mu rugo ubona mfite akazi keza mfite inzu zanjye ndarubatse ariko nageze naho munga mu rugo ndagenda njya kuzibamo amaraza aranturumbura arambwira ati n'ubundi uri ikirumbo cyanyura ikigori cyanjye jya utaha mu rugo urebe nyine n'ubundi wananiwe gushaka umugore ngo mo babuzukuru buri ubuzima muri hariya yaranambwira ati se basi nta nakana nabura ngo uzazane nkarere ari niwe nari ntegereje akora mu mufuka akamwereka impeta ati Alain ese witeguye gukingirwa washyingirwa ati wow Alain ati hirwa uri gukora nibi nakomeje ati ndakomeje nyine ntabwo ndi mu mikino urabona ari njye wishimiye guhozwa ku nkeke ku bitutsi bya muzeyi na mukecuru uri hariya njye mfite ibintu byose mfite amazu yanjye narubatse mfite amafaranga ahubwo unabyemera rwose mu kwezi kumwe twaba dukoze ubukwe ndatoye pe twiri kwirukansa ibintu bagira ngo abantu bagire ngo ndatwite banteye ati bitwaye iki se azategereze barebe ko iyo nzu uzaba utwite itazavukira igihe we hari icyo wikeka yembwi ibintu byose biri ku murongo ibintu byose birateguwe bwira uri tayari kunshyingirwa ese wanshyingirwa Alain biramurengana arabyemera irwa akamwambika impeta hari Dani wenyine ibintu bitangaje atahera akabwira hirwa atari komandi bro korera imbere pe irwa ati nagombaga kugenda na ring njye nawe twabiganiye twemeranyijwe ko uyu munsi nyine tugomba kumubwiza ukuri ko mwagomba guharira undi nuko twembi tubakunda nagombaga rero kubikonfaminga mwambika impeta kandi bro ndagushimira wigeze ugira ukwikunda waranyorohereje numvaga mfite ubwoba ariko ubwo wambwiraga ngo ndashaka ko tuganira ukambwira atari ko nkurikije nuko mwagiye mubana ni wowe umukwiriye numvise nishimye mu mutima ariko mbura ukuntu mbikubwira reka mbikubwirire Dani nakabaye ngushyingira mushiki wanjye akoshana uko nawe ngira niwo nari mfite yari ipfiriye kandi niyo aza kuba akiriho ntabwo hari kumwemera ati oya
Fiona yari ari mu kigero cy'aba Allen. Ndashaka yararushaga Allen utwaka dukeya nako imyaka. Ariko shaka ninde wakwanga umugore wabijyaye umwana w'umuhungu mwiza nkuri? Ibaze niba yarabijyaye umwana mwiza w'umuhungu ngo yakubyarira abakobwa basaba ate? Akora upfuwe, urupfu ni rubi. Ati rero buriya nzagushingira kishwa kandi kitwa Tani. Tani ati kamwe ntajyaga mbona kwa muganga ngashikika yituze. Tani ati girayo pe shira birarura ramwana ntago yanyemera. Irwahera kaseka ati mfite ubushobozi ntabwo gushyingira mwana rwose ndabizi wamufata neza ariko uzagerageza amahirwe. Yego Tani ya nyine yimereye nk'umusazi nta kintu yitaho uretse kuba akunda musaza. Buriya niba ushaka ko Tani yagukunda inshuti rwose nawe Ivan Tani yazagukunda. Tani ati niyo nama ungiriye. Ati ndanuko ngo ahubwo afataga telefone fotora ndi kwambika shiri wanjye impeta. Biyikuremo urungeranye kwambika ibanga dufata akavidi. Tuve kuri abo ngabo twigire kwa muganga. Hari abasa n'uworohewe ameze neza nta kibazo afite. Rwe hicaye abana be bombi uko ari babiri. Azenga amarira mu maso akavuga ati bana banjye niba muzi ikintu cya mbere kinezeza kandi nkunda ni kubona uburyo mukundana. Bana banjye muzakundane umwe azajya aba inkingi ya mugenzi we. Umusaza wawe adashoboye jya umuba hafi ituze. Umushiki wawe adashoboye umuba hafi. Sibyo bana banjye muzakundane. Sinigeze ngira ihirwe ryo kubitaho no kubarera nangaga rwaserera ariko bana banjye ndabakunda. Mwandushije ubutwari mu b'inshuti turakundana. Bana banjye ntago nzi uburyo nabivugamo ariko iyo mbona mukundana muhuza ndabikunda kurushaho. Ntago nigeze mbabera papa mwiza. Ntabwo nabareze nk'umubyeyi. Mwabayeho nk'abatagira data na mama kandi mubafite. Ituze mbabarire ko bwa buri kimwe cyose wanyuzemo. Ndabizi ndi ikiguhari, ndabizi narahemutse. Sinigeze nguha urukundo rukwiriye. Nagombaga kubaho uri natari kuko sinigeze mbikora. Mwana wanjye umbabarire. Ndabizi ahari ushobora kubunyanga utanizera yuko ngukunda ariko bana banjye ndabakunda. Kano kanya niyo byansaba kwiyambura ubuzima umubona ko ibyo ndi kuvuga ari ukuri nabikora. Niyo byansaba kubitangira bana banjye nabikora. Ituze ndakwinginze ukwiye kumbabarira kandi ndakwinginze nkeneye imbabazi zawe. Mbere yuko ngira icyo nkubwira
twaganira ariko umbwiye ati ndakubabariye. Ntabwo biba bisanzwe kubona umubyeyi asaba umwana w'imbabazi, ariko nciye bugufi. Nakubereye ikigwari, nakubereye papa gito. Sinigeze nguha urukundo wari ukwiye, icyo wari unyeneyeho ntiwigeze ukibona, ariko basi mbabarira. Yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Eva narababarira papa we? Ntabwo ntari bumubabarire. Undi se arakwiye imbabazi? Ntabwo ntabwo azikwiriye. Yitwa warahemutse. Reka twibazane mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete Obvious, ngereho Pauline. Ninjye uyandika kandi nanjye wibagizaho.